Ubu rero uru rupfu rwadutunguye. Uyu mudamu twajyaga dukorana mu buhinzi pe. Mu gitondo naje kohereza umwana ndamubwira ngo naze tujye guhinga. Rwose ntigeze ambwira ko umwana arwaye. Noneho atuma umwana amuga ati ngiye naraye ndiye ubunyobwa. Ndi kumva mu nda hatameze neza. Nzajya y'ejo. Noneho birangije n'umwana amuga ko hamaze igihe hari ikirere kibate se duha umutaka w'umwana. Umwana dusanga mu murima hano twahingaga. Ko turahinga bigeze nka saa yine. Haza kuzamuka akana kaje nyine ngo kajye ku ishuri. Ubwo tujye kubona tubona kagarutse kiruka turabizi ne ati gahoza apfushije. Sigahozo ku mwana ejo yiri wari muzima. Nimugoroba ko yari ari muzima. Urupfu ruje ako kanya rugahita rumwica rumeze rute. Tumaze no kubishidikanyaho cyane. Turavuga ntabwo tubyemeye. Twaje guhamagara hano umuntu mu mudugudu. Umuhungu bita Nsabira turamubaza ati koko gahoza umwana we yapfuye nkuko tubyumvise. Baratugata umwana wa gahoza yapfuye. Batubwira ati hano hari umugabo ari warayemo. N'undi anavuga ntese ubwo uwo mugabo warayemo. Yarayemo uwo mwana yapfuye uwo mugabo arimo. Baratubwira ati rwose pe hano harayemo umugabo. Ntabwo rero nakubwira ngo umugabo warayemo n'uyu duherukana nimugoroba ubwo twari turi kumwe. Ntabwo yigeze ataka. Yemwe namuhaye n'amafaranga 1000 yambwira ati ntabwo mfite icyo guteka. Ati mumuha amafaranga 1000 ejo nzaza kugukorera. Nayo amafaranga 1000. No muri icyo gitondo ntiyabwiye umwana atararwaye. We ni wavuze ngo yariye ubunyobwa ngo amaze kurya ubunyobwa ngo none ari kumva mu nda bitameze neza. Nyine ababyeyi b'abana bivuzeho cyane. Bamwe bari kuvuga ati se yamwicishije ibere. Ese yaryamye amuryamaho. Nuko ababyeyi bari kuvuga nawe ucyemezo twabona twebwe kereka nka muganga wenda wabashije kubibona. Uwo mwana akundaga gucangamo ko kagatembera ariko ntabwo yikubitaga hasi ngo uvuge ngo ni umusinzi wararaga mu kabari. Ibyo ngibyo pe kubera ko nanjye ntanywa inzoga kandi ntava mu rugo abamubonaga ubwo wenda nababanyanaga ariko nge ntabwo nabibonaga. Mu myitwarire ye yari umudamu washatse ari umwana ashakana n'umugabo bagiranye defo aramuhunga aragenda. Ariko n'umudamu nawe wabaga ari umwana muto cyane yabaga ari aho uwo mwana yabyaye ntabwo ari uwo mugabo wagiye. Uwo bamubyaniranye rero niwe ntazi pe. Ariko amakimbirane yari yaroroshye kuko umugabo yaramuhunze nagenda ntabwo yabaga inaha. Batandukana n'ubundi byabereye mu kabari. Hari ku kabari kuko niho iyo ntandaro yo kujya batandukane n'urugomo ruhabere bari ku kabari. Ntabwo bari mu rugo. Ni intandaro y'ubusinzi. Ubundi bapfuye iki? Icyo bapfaga ngo uburaya. Bapfaga uburaya bitewe nuko umugabo ngo umugore yamucaga inyuma birangira nyine babisubiyemo ku kabari bashwanye biba ngombwa yuko umwakomeretse. Ukoraga uburaya bivugwa ko ari umugore kuko niyo bashinjaga guca inyuma y'umugabo. Ubusinzi bwo muri aka gace burahari n'uburaya bwo muri aka gace bubamo pe. Umuntu arifata agatinya gukora wenda agajya no gukora n'icyo gihumbi akumva ko kujya mu businzi no mu busambanyi uwo muhaye iryo cupa ubwo nuko uwo muhaye icyo kurya nuko nta kintu umuntu aba atarakoze. Ahubwo namwe leta mwari mukwiye kubahagurukira mukavuga ngo byibura nimba umugore agejeje saa 6 z'ijoro akiri mu kabari hakanywa agasinda akagera aho yandagara na leta ari kwiye gushyiramo uruhare. Icyo twakora twugushishikariza abantu nk'abo ngabo tukababwira ati ko bava muri izo ngeso z'ubusinzi n'ubusambanyi kuko kenshi nabwo ashobora no gusinda agatsikira nawe ubwo akavunika ashobora gusinda akaba yahutaza ibintu mu buryo butandukanye. Twabagira inama yo kuba babireka. Bararitura agasinda byo ni nk'ibisanzwe. Ubona ikibazo cy'ubusinzi gihari nubwo inzoga baziciye ariko ntabwo baziciye zose. Hari n'izikorerwa mu nganda kandi nazo zirasinda. Nubwo ndi muri Kanjega ntacyo baratangaza bagiye gukora autopsy ngo barebe icyo umwana yaba yazize.